umutoza w'ikirenga ngo intore mwese muhagurukaho muri mukomere mukomeze imihigo nabisasiye kugira ngo bihe imbaraga ikiganiro cyacu. Ndaza kubabwira ibintu mushobora kuba mwarumvise cyangwa se mushobora kuba mwarasomye, ariko intekerezo z'i Rwanda, ubuhanga bw'umukuru w'u Rwanda, iyo tubusubiramo tuba tugaburira ubwenge bwacu, kuko ubuhanga bwe ni ifumbire y'ubwenge bwacu, ni iriba ishobora kutumara inyota mu bijyanye n'imitekerereze. Agarura itorero ry'u Rwanda muri 2007, mu buhanga bwe yahamije ko nta shuri azi ryaruta itorero, kandi umukuru w'u Rwanda afite impamvu nyinshi zituma amenya ibintu byinshi n'ayo mashuri arimo. Ariko agize neza, uriya mugabo witwa Rugasaguhunga ni intore ikorera muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, anzaniye ibyo umukuru w'u Rwanda yavuze mu gihe gitandukanye kugira ngo mbisome uko biri, ntaza gusobwa. Reka mpere ku cya mbere. Yaravuze ngo muri 2007 nyine hari imbaraga twavana mu muco wacu uduhuza ukatugira umwe, ukaduha byinshi dusangiye. Uyu muco kandi uba ukwiye kutuyobora, ukatwereka uko dukwiye kwifata n'uko dukwiye guhangana n'ibibazo biriho n'ibizaza. Ko bamenya nyemerere negere izi ntore. Reka nsubiremo. Hari imbaraga twavana mu muco wacu. Uriya mukuru yavuze ngo twavana, aba yamaze kubona ko tutari kuvana. Ukatugira umwe, ukaduha byinshi dusangiye. Uyu muco kandi uba ukwiye kutuyobora, ukatwereka uko dukwiye kwifata n'uko dukwiye guhangana n'ibibazo biriho n'ibizaza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu nama y'igihugu y'umushyikirano muri 2007 yarongera avuga ngo nta shuri nzi ryaruta itorero. Itorero ry'igihugu ryari ishuri ryo gutoza no kwigisha abanyarwanda gukunda igihugu, kukiyobora, guharanira ubutwari, kwanga ubuhemu, gufatanya gukemura ibibazo no kwirinda ubutsimbanyi n'ibindi. Buri munyarwanda wese akumva ko ari intore y'u Rwanda, intore ishingira ku bikorwa bifatika kandi bizima. Noneho icya gatatu ari nacyo cya nyuma mu byo ndi bubagezeho. Urugerero nabyo byavuzwe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Urugerero ni ifumbire y'ubwenge, utarugiyeho aragwingira. Ni ifumbire ifasha gutekereza no gushobora kwirinda ibibi igihugu cyanyuzemo. Ahubwo rugafasha gutera imbere. Umurimo utagira ifumbire nta musaruro utanga. Nibwo mubona umuntu agenda mukagira ngo aruzuye, kandi wenda atekereza gutema mugenzi we. Mu burere bwe nta fumbire na busa aba afite. Kutabaho uburere bwiza rero, twaba tubiba imbuto yongera ikavamo ibyo twabonye mu mateka yacu.
nyakubahwa perezida wa repubulika atangiza urugerero. Mu gushimira akarere kacu kagiye kagaragaza ubudashyikirwa mu bikorwa by'itorero, mu bikorwa by'urugerero, kakaba gafite icyizere ubuyobozi dufite uyu munsi ndetse n'ubwababanjirije, bakaba bafite icyizere ko leadership, imiyoborere ishingiye ku mudugudu ishobora kuzana impinduka zidasanzwe mu mibereho y'abaturage b'i Nyaruguru. Iyo mpuruza y'umutware w'akarere n'abo bafatanyije niyo yanteye imbaraga kugira ngo nze tuganire kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere, iri torero ry'u Rwanda risigaye ribarizwa muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Imirimo Mboneragihugu. Umukuru w'u Rwanda yigeze kurinshinga, ndariyobora n'abo twakoranaga. Iyo ni impamvu ya mbere, amateka mfitanye n'itorero n'igihango mfitanye n'umukuru w'u Rwanda kubera itorero. Impamvu ya kabiri ni uko umukuru w'u Rwanda yangiriye icyizere nyuma yo kumpa inshingano akantuma kuza gufatanya n'abantu b'i Nyaruguru kugira ngo i Nyaruguru hakomeze hatere imbere, twese dushyizemo umusanzu wacu. Ibyo bintu bibiri binsunikira mu kuba dushobora kwifashisha itorero atari uko ndishinzwe mu kazi kanjye ka buri munsi, ahubwo kubera ko ndizimo ibanga rikomeye rishobora gutuma Nyaruguru ifite amateka y'ubudahangarwa yongera kuba akarere k'indashyikirwa. Ibyo mbabwira ntabwo njye mbifitiye ubushobozi bwose mbubizeyemo, kandi ndaza kubibereka uko amateka bivuga nuko nanjye mbyumva. Ejo twakoze inama, hari abari babahagarariye, mbwira nyakubahwa meya na bagenzi be, ndababwira nti icyizere cy'iterambere ry'akarere, ngiye gukora imibare, 80% ni abayobozi b'imidugudu, 20% ni abakozi bose bo mu karere uhereye kuri gitifu w'akagari kugera kuri meya w'akarere. Iyo mibare ntabwo ari politiki, ni imibare nawe ubitekereje neza wasanga ari byo. Ukurikije umubare wanyu, ukurikije imihigo yanyu, ukurikije ubwitange bwanyu, muhagurutse mukavuga ngo ikintu cyose gikorwa gisabye ubwitange kitazamo bije y'igihugu, kubera wenda ko uyu munsi tutarayibona, ariko dushobora gukoresha ubwenge, umutima n'amaboko nk'uko indirimbo y'igihugu bidutegeka. Twebwe abayobozi b'imidugudu duhagurutse tukavuga ngo ni akarere kacu, buri wese agatanga umusanzu we. Izo mbaraga zatuma rwose iterambere rya Nyaruguru ryihuta ku buryo budasanzwe. Karibu kano twakira umuyobozi w'ingabo, mujye mwakira abayobozi, ariko buriya nabo baje kudutera ingabo mu bitugu, rwose muze kutwemerera Lieutenant Kano na PC, niyo mwafata umunota umwe, ariko ibi bintu tugiye kuganira byo guteza imbere akarere mukatubwira niba mwumva bizakora, kuko burya ingabo ziratekereza zikihuta cyane. Hari igihe biba bino bintu by'abasivili bari gutekereza bizagorana, bakatubwira bati ibi ni mu byihore ntibizakunda. Ariko dukurikije ingabo zacu, ibikorwa byazo n'ubutwari bwazo, inama baza kuduha muze kuyongera ku byo navuze, ubundi tujye mu ngamba. Sibyo? Ningira akaririmbo ntera nimwongere guhaguruka mu nyikirize mwica, ariko morale ibe nyinshi kugira ngo tuze kugira ikiganiro cy'intore koko. Sibyo? Intore twigisha abana ku rugerero. Rero twaravuga ngo ku rugerero nta kujenjeka. Iyo tuvuze ku rugerero turavuga ngo nta kujenjeka. Ku rugerero
kera cyane abahanga guturuka kuri Gihanga n'abandi bahanga bamukurikiye batekereza kubaka u Rwanda, basanze ari ngombwa cyane kubaka ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere, batekereje ko hagomba kubaho itorero. Icya kabiri, batekereza ko hagomba kubaho umuganuro. Ibyo bintu abakurambere bacu batekereje nibyo byari izingiro ry'imibereho, ubutwari n'ubukungu bw'u Rwanda. Abakoroni baza kuturindagiza no kututera ingorane, nibyo byonyine basenye, baba baradushoboye. Itorero ryatangiriraga mu muryango. Umuryango wa Bamporiki ukagira itorero, ndetse abana bawe baza gusura abanjye bakagaragaza uko bo mu muryango wabo baseruka nk'intore, bagaserukana n'abanjye, twaba turi ababyeyi bakuru, tukizihirwa mu busizi bwabo, tukizihirwa mu mikino yabo, ariko igikomeye cyane tukizihirwa mu mihigo yabo. Naba ndi kumwe na koroneri turi ababyeyi mu mudugudu cyangwa mu isibo, tukabwira abana atari ko shani muhaguruke sha mutubwize ukuri, muzamarira icyo u Rwanda, iki gihugu cy'abakurambere bacu, iki gihugu gihorana abanzi, igihugu gihorana ingorane, muzakimarira iki? Umwana agahaguruka, kana k'imyaka 12 kakavuga ati mwababyeyi muri muhumure, uru Rwanda ntawe uzagukoraho ndeba, uru Rwanda ntawe uzarusuzugura ndeba. Kagakurana imigambi, kagakurana imihigo, kubera ko babaga baragatamitse u Rwanda kakiri gatoya. Abakurambere bacu umwana yaravukaga, uwo mwanya akihagera bagahita bamutamika u Rwanda, bakamubwira ngo ikintu gitumye uvukira mu Rwanda ni ukugira ngo uzabe ingabo irwanira u Rwanda, ni ukugira ngo u Rwanda nihagira ushaka kurwunama hejuru uzamumerere nabi, kuko u Rwanda rugomba kwema. Kagira imyaka 12 rero arindirira rugamba, kahura n'abagabo b'inararibonye cyangwa b'ingoboka rugamba, bakamubaza bati wa mwana we imihigo yawe ni iyihe? Kakavuga ikivugo, kuko kabaga kakiri gato, kakavuga ikivugo cya se, kakavuga ngo ariko njyewe nanjye ntabwo ndi kure y'ingamba, ninkura imihigo yanjye no kurinda u Rwanda, imihigo yanjye no kurasanira u Rwanda. Itorero ryo mu rugo niryo ryabyaraga itorero ryo ku musozi aho abantu batuye. Haba hari impamvu y'urugamba, habonetse impuruza, ababyeyi bakavuga bati abahungu bacu bazi kumasha ni runaka na runaka na runaka. Kavuga ati Bamporiki azi kumasha, kavuga ati Sipiriyani azi kumasha, Sipiriyani baje nyuma, kavuga ngo turi ku nkiko azi kumasha, kavuga ati ariko na Mutwara Sibo azi kumasha. Uwo mwanzi uduteye araje yibonere abahungu bacu, bagatoranya ingabo. Ariko byaba ari uguseruka, umutware w'agace runaka yadusuye, bagatoranya bazi guhamiriza, bagatoranya bazi kwivuga, ariko bagatoranya n'abajya kumubwira imihigo bafite. Ijambo imihigo, nta torero, nta teraniro, nta guhura kw'abantu kwarangiraga batavuze imihigo bafite ku gihugu. Imihigo, abana bakabwira abakuru imihigo, ariko n'abakuru bakababwira ibigwi byabo, bakababwira ngo natwe kera basha umwanzi yaraduteye, twanga ku Rwanda rugirwa ingaruzwa muheto. Mwabana mwe iki gihugu twarakirasaniye, mwabana mwe iki gihugu twarakirinze. Ubuhamya bw'abakuru bugahita buhinduka imbaraga z'abato bazarinda u Rwanda mu gihe kije. Mu Rwanda rero habaga itorero rikomeye ryitwa Indangamirwa. Indangamirwa ryari itorero ry'umwami. N'uyu munsi tumaze gutoza
ibyiciro 12 by'itorero ry'indangamirwa, ubwo ni itorero ry'umukuru w'igihugu. Niwe wenyine urisoza, nta na rimwe yari yatuma undi muntu kurisoza. Ni itorero yubaha, ni itorero ugiye kumva impanuro yaritanzemo, ni itorero rikomeye cyane ribera igabiro. Ariko reka mbabwire kugira ngo mwumve ukuntu abakurambere bacu bubahaga itorero. Iyo habagaho impuruza ko hagiye kuba itorero ry'umwami, byaheraga mu muryango, bakavuga ngo abantu bose bafite abana b'abahungu, abakobwa bajyaga mu rubohero, bageze igihe cyo kujya mu itorero, batoranya abana bafite uburere, bazi kumasha, bafite imihigo, bafite ibyivugo, bajye ku musozi batuyeho kugira ngo umutware w'umusozi atoranye abazajya guserukira umusozi mu ndangamirwa. Umubyeyi kugira ngo yemeze ko Bamporiki ajya guhagararira umuryango mu bazatoranywa mu indangamirwa, yaravugaga ngo Bamporiki ni umwana wanjye, ndamuzi, ingeso ze ndazizi, naramuhannye arananira, nimwoherezayo bakabona ziriya ngeso, umutware w'umusozi azanyagwa, nanjye nzanyagwa. None reka ngerageze nshakisha umwana ufite uburere, cyangwa mpakane mbabwire ko abana banjye bananiye, badakwiye kujya mu ndangamirwa. Iyo ni ikintu gikomeye cyane. Uyu munsi umubyeyi uri hano w'imyaka 45, 50, 60, bamubwiye bati turashaka gitifu w'akarere ka Nyaruguru, abizi neza ko umwana we yamunaniye, ari igisambo kuva atangira kumenya ubwenge, yakorakoraga agakora no mu bitari iby'iwabo, ashobora kuvuga ngo umwana wacu aradukiza, wenda nagera mu kazi irange sizakira, cyangwa se bazajya kumufata twakize, akavuga ngo umwana wanjye yarize, ni mu izo nshingano umuryango wanjye ubeho. Abakurambere bacu ntabwo bari korabuti. Abakurambere bacu ntabwo bari abantu bafite ingorane nk'izo twagiye tunyuramo kubera kutaba mu itorero. Umukurambere yaravugaga ngo uyu mwana wanjye yarananiye, ntabwo namwohereza ibwami. Uyu mwana wanjye yarananiye, ntabwo yajya guhagararira abandi, ahubwo mutoranye wo kwa runaka, dukurikije uko twamureza akadukundira, we aramutse agiye ibunyanaka yagirira umumaro umusozi, yazagirira umumaro u Rwanda. Ntabwo nshaka ko umwana wanjye atukisha umusozi wacu, turagomeza tumuhanire mu muryango. Gutoranya indangamirwa byabaga ari ugutoranya abatware b'igihe kizaza, byabaga ari ugutoranya abayobozi b'igihe kizaza. Ababyeyi b'Abanyarwanda barabyitonderaga ku buryo bukomeye. Ariko bivuze iki? Biravuze ngo umuntu w'inyaruguru uyu munsi akwiye kurerera u Rwanda nk'urera indangamirwa. Ubwo wumva ngo ababyeyi bangaga kohereza abana, zabaga ari impungenge bitewe ko umwana yakunaniye. Ariko uwo umwana yakundiye yumvaga ko nta shema ryaruta kuba aha igihugu indangamirwa. Nta shema ryaruta kuba yohereje umwana ibwami, mu itorero ry'ibwami, akazajya avuga ati mu muryango wacu twabyaye indangamirwa. Ibyo rero ntabwo byikoraga, ntibyikora. Habagaho imbaraga umubyeyi ashyiramo kugira ngo nawe azagire ishema ko umwana we yabaye indangamirwa. Abakurambere bacu biciye mu itorero batozaga abana ko ari abasirikari, babatozaga kumasha, babatozaga kurasa, bazi ko hari igihe bazarasa barasanira u Rwanda rwagize ingorane. Ibintu byateraga ishema ababyeyi bacu. Sigaye mbibona n'Abanyamerika. Umunyamerika iyo umwana wabo agiye kurwana muri Iraq, iyo agiye kurwana muri Afghanistan, uwo munsi yagiye bazamura idarapo rya Amerika mu mbuga yabo. Wabaza utese kuki hari hazamuye idarapo? Umusaza w'Umunyamerika akakubwira ngo umwana wanjye ni hero, ni intwari, yatabariye igihugu, yaguye ku rugamba, ariko dutewe ishema nuko yatabarutse. Ubu iri darapo nicyo rivuga. Aracyarwana, yaratsinze, yaratashye, yahawe imidari yambara, ariko twebwe twazamuye idarapo ry'ubutsinzi ko twabyaye ingabo. Abanyarwanda
yashoboraga kuba yabyaye umwana akamwita Migambi, ariko wamubaza ute se mwabyaye? Iti mwabyaye iki se? Mbyaye Ingabo. Twabyaye Ingabo kubera ko tuzi neza ko kuba twibarutse uzarwanira u Rwanda. Haba hari urugamba rukomeye, gutanga abasirikari bajya kuri urwo rugamba bikabishema, kubera ko Abanyarwanda bo n'igihugu cyabo bari bomatanye, bari bafatanye. Ibi byacu mwumva umuntu avuye Ikantarange araje araduteye, ariko hari uwamucumbikiye, hari uwamubonye. Reka. Abanyarwanda bajyaga guhinga mu mirima yabo bafite n'amacumu n'imyambi n'imiheto, agashyira umwambi we hariya n'umuheto agahinga umurima we. Hagira uwibeshya akambuka aturutse Ikantarange aje gusagarira u Rwanda, n'umwami atarabimenya bagasakirana kubera ko abonye umwanzi w'u Rwanda. Twebwe imbaraga twarwanisha uyu munsi zirutiza abakurambere bacu bari bafite. Dufite za telefone, dufite turi abayobozi, tuzi abo twabwira, tuzi abashinzwe umutekano. Izo network zose dufite, abo bantu bose dufite, ni imbaraga twakoresha kugira ngo uwanga u Rwanda, intore dufite intwaro nyinshi twakoresha kugira ngo uwanga u Rwanda anabimenye ataraza. Tukabiganira, tukabivuga ku maradiyo, noneho twe tukabya ingabo ku ruhembe rwacu zivuga ngo ariko twebwe dutewe n'ikimwaro no kuba abantu bashobora kuba barigeze bagera ahantu bita Nyabimata, n'urugero ntanze, bakahamara n'umunsi cyangwa n'isaha. Twatinze kuvuga, twakagombye kuba tukibabona batunguka. Niyo twabitiranye dukwiye guhita dusakuza tukavuga, kuko u Rwanda rwacu rwahuye n'ingorane zidakwiye kongera kubaho, kandi turi intore ziri kuri uru rugerero.